Reka tubashimire mwebwe mwese mudahwema kubana natwe uko bukeye uko bwije. Nubundi uyu ni wa muyoboro wanyu Mos TV, tugarutse mu makuru ya update. Bene data, ngira ngo mbere yuko tuza kugira ikindi tuvuga, dukunda kubabwira ko iyo tugiye kubaha update tuba tugendereye kugira ngo tubahe amakuru, tubasangiza amakuru y'ibyo dukwiye kumenya, tukanabisengera kubera ko niyo nshingano yacu. Narababwiye ngo bibaye byiza ujye ukanda subscribe, utwiyungeho tubane, kandi n'inama zawe comment turazishima. Yego, izo tudashima ni iz'abantu batukana, bandika message mbi, kandi nabo twavuze ko mu by'ukuri atari umuco mwiza, kuko akenshi tubabwira ibyo dufitiye gihamya, twanagenzuye rwose kandi dufite umutwaro kuri byo. Murakoze cyane. Nagira ngo rero mbabwire ko uyu munsi update dufite none irareba buri wese usenga, umuntu wese usenga iramureba. Ngira ngo ndashaka ko tuganira ku kintu bita imyitwarire idasanzwe yagaragaye nyuma yo gufunga insengero. Ibi tubabwira ni bimwe mu byagaragaye, kuko hari n'ibitavugwa kuko biba bitarajya habona. Icya mbere, ndabaha update zitari nyinshi, ariko kandi twese tuzifateho umwanya wo kuzisengera no kumenya ibiriho n'ibyo dukwiye gusengera. Icya mbere, amakuru dukesha BTN TV Rwanda avuga ko abakristo bo mu burasirazuba mu itorero rya ADPR ndetse no mu itorero ry'Abadivantisiti, aha ni mu karere ka Nyagatare, mu murenge wa Musheri, mudugudu w'Urukundo, ndetse no mu murenge wa Rwimiyaga, mu mudugudu wa Ntoma. Aha aho bivugwa ko nyuma yo gufunga insengero, abakristo bacukuye indake zo kujya basengeramo, bakazajya basengeramo. Iyo ndake imwe ifite ibyumba 6, ikagira douche na toilette. Ibyo basanzemo rero harimo ibigori, imifuka 3, amakara ndetse n'ibindi. Bikavugwa ko abacukuye indake baba baratorotse. Ibyo bivugwa bisobanurwa n'abagore babo. Bikavugwa ko bimaze amezi 6. Birumvikana ko aba bantu mu mezi 6 bari barimo basengera aho hantu, kandi tuzi neza ko insengero zimaze amezi arenga ayo ngayo. Bivuze ngo rero babonye insengero zidafunguwe, bishakira ubundi buryo bwo gusengeramo. Icya kabiri, amakuru dukesha Kigali Ways, ni ikinyamakuru gikorera kuri murandasi, avuga ko mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, abakristo bifunguriye urusengero rwari rwarafunzwe, baragenda bajyamo barasenga. Hanyuma polisi niyo yaje kubakuramo, kuko urwo rusengero nyine rwari rukinze, ariko kandi bivugwa ko kubera ko rwari rutuye ku muhanda, byaroroshye ko polisi imenya amakuru. Hanyuma bivugwa ko kandi bari baherutse kubasanga kwa pasiteri ariho basengeye, bafunga pasitori, nyuma y'iminsi 3 baramurekura. Twibutse abadukurikiye ko icyemezo cyo gufunga insengero zitujuje ibisabwa cyazanye n'icyemezo cyo gufunga ibikorwa byo gusengera mu butayu, ku misozi, mu buvumo, mu mazi ndetse n'ahandi. Ikindi twakwibutsa abantu nuko twakwibutsa abadukurikiye ko mu Rwanda hari insengero zigera ku bihumbi 14, izafunzwe zigera mu bihumbi 10 birengaho gato, zingana na 70.1%. Ibi bivuze ko izasigaye niyo wazishyiramo abakristo ukabatsindagira,
ntibakwirwamo kuko ni nke cyane ukurikije umubare w'abaziteraniragamo uko ungana. Washishoza ukabona iyi myitwarire ishobora guturuka ku bintu bitatu. Ndavuga imyitwarire iri kugenda igaragara, urumva mu burasirazuba abo baragiye bicukurira indake kugira ngo bajye basengeramo, bashyiramo n'ibintu. Abaturage bo bakavuga bati, bamwe bo mu badive bo batekerezaga ko ari akarengane k'itorero katangiye. Ukareba abo ngabo bo muri Kicukiro bagiye bagafungura urusengero rufunze nyuma y'uko babakuye mu rugo aho basengeraga. Twareba mu bushishozi cyangwa mu busesenguzi tureba, ukabona yuko hari ibintu bitatu bishobora kuba biri gutera izi mpamvu. Icya mbere, ahasigaye insengero harimo urugendo rukabije mu kuhagana. Iyo hari abagiye kuhasengera cyangwa se gusengerayo, ajyayo rimwe ubutaha bikamunanira, kuko hari nk'umurenge wose usanga hari n'idini rihafite wenda insengero n'eshanu cyangwa zinarenga zose, ariko ugasanga zirafunze. Ibyo rero ni bimwe mu biri gutera abakristo iyo myitwarire idasanzwe, kuko abanyarwanda ubundi tubaziho kubaha amabwiriza n'amategeko ashyirwaho n'inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta. Icya kabiri, umuntu twarebaho mu bushishozi, ni igihe insengero zimaze zifunze. Tugendeye ku gihe bafungiye insengero zitujuje ibisabwa mu kwezi kwa karindwi, ubu hashize amezi 8 asatira ukwezi kwa 9 insengero zifunze. Ntekereza ko mu bihe binyuranye hagiye hafatwa ingamba zo gukangurira amadini n'amatorero kuzuza ibisabwa. Iki nicyo kibaye igihe kirekire insengero zifunze kandi ari nyinshi. Niba insengero ari 14,000 bafunze izirenga 10,000 ho gato, birumvikana ko izasigaye ni nke cyane ku rwego zitabasha gutanga serivisi yo gufasha abanyamadini n'amatorero cyangwa se abayoboke bajyaga bagana mu nsengero gusenga. Ibyo rero wareba ugasanga ni ikintu gishobora gutuma abakristo cyane cyane abayoboke bamwe na bamwe mu bayoboke b'amadini n'amatorero bashobora kugaragaza imyitwarire idasanzwe kubera izo mpamvu zose, no kuba birumvikana aho basengeraga hatandukanye no mu nsengero, aho naho bahawe amabwiriza n'amategeko ababuza kujyayo. Biravuze ngo rero iyo n'indi mpamvu ya gatatu ishobora gutuma aba bantu bagenda bagira iyo myitwarire isa naho idahwitse kandi itagaragara neza ukurikije uko dusanzwe tumenyereye imyitwarire y'abanyarwanda mu kubahiriza no kubaha amategeko n'amabwiriza bahawe n'inzego zibayobora. Ndimo nibaza ikibazo, iyi myitwarire idasanzwe y'abakristo igenda yiyongera hirya no hino, aho ibyo gufungura insengero bikomeje gutinda, ntibyazadutera ibindi bibazo bayobozi? Ndavuga ababishinzwe n'abo bireba, ko abanyarwanda mu bisanzwe bakunda gusenga. Tubazaho ko bakunda gusenga, bityo rero tukaba twibaza ko icyo ubwacyo gishobora kuba impamvu igenda ituma izi mpamvu zose zigaragara. Ikindi tutakwibagirwa kuvuga ni uko mu kuri koko leta ibyo ivuga ku madini ari ukuri. Abanyamadini rwose bagize uburangare mu buryo bumwe n'ubundi, bitera izi ngaruka zose turimo kubona kubera iyo mikorere idakwiye y'amadini amwe n'amwe. Iyo tuvuze ngo ni amwe n'amwe, nuko tubizi neza ko hari ayandi madini yagiye akomeza umurongo mwiza nk'uko n'ubundi biri mu nshingano zayo, ariko hari n'ayandi tuzi neza ko rwose yatandukiriye akora bimwe mu bitari bikwiriye gukorwa, ndetse n'abayobozi b'amadini nk'abareberera abandi. Gusa nubwo bimeze bityo, ariko
kandi nanone hari ikindi twavuga, amadini hari ibindi bintu yakoraga nabyo bikunganira leta mu gutanga serivisi inoze ku baturage. Ibyo twavuga ko harimo ibiterane byo kurwanya ibiyobyabwenge n'inyigisho zijyanye nabyo. Ibyo byakorwaga n'abanyamadini kandi bikazana umusaruro mwiza. Hari icyo bita inyigisho zihabwa abubatsi ingo, bikagabanya amakimbirane mu ngo na za gatanya. Iki nacyo ni ikintu abantu b'abanyamadini tubashimira ko bitagaho kandi dutekereza ko kigira umumaro. Ni ikintu gikomeye kandi cyafashaga, ndetse dutekereza ko n'ubundi kizakomeza gukorwa uko insengero zigenda zifungurwa. Inyigisho zo gukangurira urubyiruko kwirinda imyitwarire irujyana mu buzima bwabashyira mu kaga no kutishora mu biyobyabwenge n'izindi ngeso mbi zitandukanye. Ibi nabyo ni ibintu abanyamadini bakoraga kandi twifuza ko n'ubundi byakomeza ku bwa sosiyete nyarwanda ndetse no ku bw'inyungu z'igihugu. Ikindi abanyamadini bakoraga ni inyigisho z'isanamitima. Inyigisho z'isanamitima barazitanze kandi zigira umumaro. Ikindi cyakozwe cyane ni inyigisho z'ubumwe n'ubwiyunge. Ubumwe n'ubwiyunge bwagiye bugaragara kandi bukagera ku musaruro mwiza. Kwigisha abakristo kwibumbira mu matsinda, ibimina, hagamijwe kwigisha abaturage kwiteza imbere. Ibi nabyo ni ibintu bigenda biboneka hirya no hino mu matorero, amatsinda, kwiteza imbere, kwizigamira. Nubwo bikorwa no hirya no hino mu midugudu, ariko amadini n'amatorero bagiye bimakaza uwo muco ndetse bakanabitsindagira bikangurira ababagana ugasanga bafite n'ubundi amatsinda aho ngaho kandi akagira umumaro. Ikindi cyagiye gikorwa ni ugutanga mituweli de sante ku batishoboye. Icyo nicyo cyagiye gikorwa cyane hirya no hino mu matorero, kandi ukabona ko kiri kunganira leta mu kugera ku mihigo yo gufasha abaturage mu kwizamura. Ikindi kubakira abatishoboye, amadini amwe n'amwe yagiye akora ibi bikorwa cyane, kubakira abatishoboye kandi bikagenda neza. Hari amadini menshi yagiye abikora kandi ukabona ko byagiye biba byiza. Ikindi ni ukurwanya ubujiji, kwigisha abantu batazi gusoma, kubara no kwandika, byagiye bigira umumaro. Ubu rero nabwo ni ubufatanye bwiza. Reka tuvuge ngo hirya y'ubufatanye hari n'ubundi bufatanye bw'amadini na leta. Byiyongeraho ab'amadini akazi bikababeshaho n'imiryango yabo. Ibi nabyo ubwabyo twavuga ko ari umumaro ukomeye cyane w'amadini n'ibindi byinshi. Ni byinshi twavuga amadini akora mu gihugu. Bityo rero birumvikana ko nubwo habayemo ibi bibazo byose ndetse hari n'ibyo basabwa, ariko kandi hari n'ibyo bagiye bakora kandi byiza byagiye bifasha kuzamura bene igihugu, kandi ukabona ko bifite umumaro igihugu. Reka dusoze rero dusaba rwose ubuyobozi bireba, abafite mu nshingano, ko mu bushishozi bwabo bashakira iki kibazo umuti urambye kugira ngo gikemuke burundu, kuko uko gitinda gipendinga kiragenda kidindiza n'ibindi. Ukurikije intera cyagiye kigira, n'ibyo byose tugenda tubona, niyo myitwarire idahwitse abantu bagiye bagaragaza isa naho igaragara ko ari imyitwarire mu by'ukuri idasanzwe yagiye iranga abantu b'abakristo mu madini atandukanye. Aho wagiye ubona abantu bamwe abihebye, ugasanga umupasiteri ngo yiyambuye ubuzima kubera kwibona muri situwasiyo atari yiteze kwibonamo, n'ibindi. Ibyo byose ni ibintu byagiye bigaragara kandi ukabona ko ari ibintu bidasanzwe. Ngira ngo soza nerekera ku musozo, ngusabe wowe tuba turi kumwe, nkubwire ngo nawe igitekerezo cyawe ni ingenzi. Wanyura hano ku rubuga, wanyura mu gikari, nimero wahamagaraho ziragaragara, kandi turifuza yuko tujya dusangira ubutumwa, ariko tukanasoza tubusengera, tusenga, buri wese asenga, tunarushaho kuba maso, kubera yuko igihe uko byagenda kose cyose iyo utakitwayemo neza kigusigira ibindi bintu bitari byiza. Rero twasabaga ngo twese hamwe nk'abitsamuye dufatikanye mu kusengera ibi bintu no kubibera amaso,
kuko uko byagenda kose ntabwo gusenga tuzabihagarika, ariko kandi nta nubwo bikwiye gukorwa mu buryo bumeze gutyo. Niyo mpamvu gusenga bikwiriye, ibintu bikagenda neza bikajya mu murongo ukwiriye. Reka rero dufatikanye gusenga. Mbere yuko dusenga ngusabe wowe utari wakora subscribe uyikore, ikiganiro kiganirize n'abandi cyangwa kibasangize, bityo nabo bamenye ayo makuru, kuko ntabwo tuba twifuza ko umuntu usenga, umuntu ukijijwe yaba arangaye kandi hari ibintu bimureba mu by'ukuri akwiye kugiramo uruhare. Ndabashimiye rero, reka mabwire ngo ibiganiro byacu nibyakagaruka n'ejo bundi turakomeje, uko tuzajya tubona update tuzajya tugenda tuzibagezaho. Reka dusenga Imana, dusengere ibyo byose, dusengere abo bakristo, tubasabire kandi dusenge no kugira ngo izo gahunda zose zitunganywe, gahunda z'umurimo w'Imana zikomeze. Imana nziza, Imana ikomeye, turagushimiye, turaguhimbaje. Uri Imana yumva, uri Imana igira neza, kandi uri Imana ikiranuka. Mu bigaragara kandi biriho, turagenda tubona ibigoranye ndetse imyitwarire idasobanutse ishobora no gutuma hagenda hagaragara ibindi bintu bitari byiza mu bakristo mu buryo butandukanye, ariko twohereje isengesho tukwinginga kugira ngo ukomeze imitima abantu bose b'abakristo basenga, ubahe kunyura mu murongo ukwiriye, ubayobora inzira nziza kandi ubakore ku maso, bamenye iki gihe nuko bakwiye kukigendamo, kugira ngo igihe cy'ifunguro ry'isengero kizaze gisanga bagihagaze neza. Twohereje isengesho ku bananiwe kujya gusenga bataterana, bari mu rugo, baba mu rugo gusa. Twohereje isengesho ku bamaze gucika intege baguye. Twohereje isengesho kuri buri muntu wese wagiye ahura n'imbogamizi kubera izi mpamvu zo kuba by'amatorero yose menshi afunze. turabasengeye Kristo kugira ngo bakomeze ubiteho, we mutanga bugingo kandi wowe ukomeza abadakomeye, ukubaka abatubakitse ububake kandi ubakomeze, ubagwizemo imbaraga n'ubushobozi. Turasenze ngo kandi Kristo ushoboze ubuyobozi bwite bwa leta gutunganya ibi byose kugira ngo bigende neza ku nyungu z'abanyarwanda muri rusange. Ndagushimiye ko Kristo wumvishe gusenga kandi kubanye natwe. Dusabiye Mwami umurimo wawe, itorero ryawe, kugira ngo ukomeze kuryubaka no kurirera.